Turabaramukije inshuti bavandimwe aho muri mu bice bitandukanye by'isi, bamwe nimwiriwe abandi nimwaramutse bitewe naho muherereye. Tunabaha ikaze ku makuru tugiye kubagezaho uyu munsi. Uyu munsi turi ku cyumweru, ni ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Mbibutsa ko hari kuri channel yamenya amateka, channel mukunda muri benshi, channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye babirimo amateka y'abantu cyangwa se amateka ibintu bitandukanye, akaba n'ubusesenguzi kuri politiki. Tunabagezaho amakuru agezweho, ibyo bita update mu ndimi z'amahanga. Ni amakuru akunze kwibanda cyane ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara ihuza leta ya Kongo ifashwa n'imitwe y'ingabo itandukanye yavuye mu bihugu bitandukanye, ndetse n'imitwe imbere mu gihugu itandukanye yibumbiye mu ciswe Wazalendo. Leta ya Kongo rero hamwe nabo bayifasha ihanganye n'umutwe wa AFC M23. Intambara imaze kubica bigacika, imaze kugira ingaruka zikomeye cyane haba ku baturage batuye ku karere cyangwa se n'utundi turere ibindi bihugu, mu bindi bihugu bihana imbibi na Kongo. Uyu mwanya rero nkuko nari mbivuze, ngiye kubazanira amakuru avuga uyu munsi, bibutsa ko je uyabagezaho ndi Munezero. Amakuru y'uyu munsi rero aribanda ku ntambara ibera Bukavu no mu nkengero zayo. Intambara yavuzwe kuva kuwa gatanu, ukuvuga ejo bundi, ndetse n'umunsi w'ejo. Turabwira nuko byifashe uyu munsi, ariko mbere reka tubanze tubisegureho cyangwa se tubasaba imbabazi ku makuru twabahaye ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu habaye amakuru menshi bitewe na social media, ngira ngo niba biteye havuzwe amakuru menshi kandi bikagaragara ko ariyo, bitewe n'amavideo yagendaga aza kandi by'ukuri ubona ko ibyo bavuga ari byo, ko no muri video ubwazo wasangaga harimo abagenda bavuga ayo makuru. Ariko ayo makuru twaje gusanga yarabayemo gukabya kwinshi, ndetse wavuga ko harimo kubeshana ko ntabwo yaba akabije. Ariya makuru rero yatumye natwe tubabwira amakuru atariyo, tubabwira ko intare za Sarambwe zinjiye mu mujyi wa Bukavu kandi wafashwe. Icyaduteraga kuvuga ariya makuru kandi byenda atari ko twari twayahawe, nuko twabonaga amavideo asa nkaho ahamya ibyavugwaga, ariko mu by'ukuri hari abantu tubana ku rubuga rumwe, tubanaho turi abantu bakeya, abantu bagera nko muri 3, ibo barabizi, barabibonye. Amakuru amasoko yacu yaduhaga yatubwiraga ko Bukavu itarafatwa ndetse bataranayinjiramo. Urebye niyo makuru yarayukuri, ariko bitewe n'imbaraga ari amakuru yandi yo kuri social media yari yagize, noneho akagira n'ibintu wakwita ibihamya. Izo video zagaragaraga nyine ko binjiye muri Bukavu ahantu runaka cyangwa se bagira, kandi ndetse n'abazirimo izo video bakagenda bavuga basa n'abashimangira ibyo ngibyo ko byabaye. Ariko twari twabonye amakuru mazima, ariko ntitwayaha agaciro, tukagira ngo none abantu bacu baduha amakuru hari uburyo basa n'abasigaye inyuma batamenye uko byagiye bihinduka. Ariko twaje gusanga nyuma ariko byagenze. Abo bantu mvuze tubana kuri urwo rubuga rw'abantu nka 3 gusa, bo barabibonye baranabyumva cyane. Rero reka dukosora ibintu byinshi byavuzwe kuri uyu munsi wa gatanu, ibyo twababwiye kandi atari byo. Cyane ikintu twavuze ni kuvuga ngo intare za Sarambwe zinjiye mu bice bimwe bya Bukavu, ndetse twaje no kubabwira ko Bukavu yose zisa n'izikontorora. Ariko mu by'ukuri uko byari bimeze, intare za Sarambwe ntabwo zari zakinjira Bukavu, uretse ko gusa Bukavu ingabo za leta zari zahunze nyinshi, ariko bitavuze ko ari zose. Hari ingabo za leta bivuga ko zasigaye mu mujyi wa Bukavu. Mbese ingabo za leta wenda ntabwo ari FARDC. Iyo tuvuze ingabo za leta mukuriye guhita mwumva ingabo zose zirwana ku ruhande rwa leta. Habe n'abazarenda ubu ngubu nabo babarwa mu ngabo za leta. Rero amakuru twaje gutohoza neza nuko twasanze intare za Sarambwe rero zari zitarinjira mu mujyi wa Bukavu,
ku munsi w'ejo kuwa gatandatu mu gitondo cyangwa se ijoro ryo muri iryo joro ryo kuwa gatanu. Intare za Sarambwe rero zari zigeze ahantu bita Mudaka. Ngira ngo video mwarayibonye, hari video igaragaramo umusirikare wavugishaga abaturage ababwira ko baje kubacungura, baganira ibintu byinshi, abaturage bamwigaragariza ko bishimye, ndetse bagenda bamubwira ibibazo bimwe na bimwe bagiye bagira by'ingutu, birimo nko kuzamuka kw'idolari. Uriya rero ni Colonel Gakufe. Uriya ni igihamya ko bari bageze aho Mudaka. Aho Mudaka rero ku batahazi harimo aka distance katari gatoya n'umujyi wa Bukavu. Ariko aho ibyo byabaye ku mugoroba wo kuwa gatanu cyangwa se mu ijoro, hari amaze kuba mu ijoro. Ku munsi wa gatandatu rero w'ejo wagaragajwe no nta mirwano yabaye, aricyo cyatumye abantu benshi bakurikira ibiganiro byacu cyangwa se n'ahandi abantu bo kuri social media, haje amakuru menshi cyane, arimo amakuru avuga ngo intare za Sarambwe zari zafashe umujyi wa Bukavu, zategetswe kuwuvamo. Ayo niyo makuru yiriwe avugwa cyane, yavuzwe cyane cyane mu mugoroba w'ejo ndetse no mu ijoro ryose. Dutangira kubona ama message ngo ibihugu biri mu Bufaransa ubu byategetse umutwe wa AFC kudafata Bukavu cyangwa se kuva mu mujyi wa Bukavu. Hari n'abatinyutse baravuga ngo zari zawufashe umujyi, noneho baza kuzitegeka kuvamo, hahamagazwa ingabo za Congo FARDC ngo arizo zigaruka mu mujyi wa Bukavu. Ntabwo ariko byagenze rero. Reka tubabwire impamvu intare za Sarambwe cyangwa se ingabo za AFC M23 zitakomeje ngo zifate umujyi wa Bukavu, ziwukontorole wose, zinabitangaze nk'uko bisanzwe, kuko zagiye zibikora mu bindi bice bitandukanye, aho zimaze igihe zigenda zambura leta uduce dutandukanye. Uko byagenze rero ni uku nguku. Ingabo za AFC M23 by'ukuri zari zegere umujyi wa Bukavu ku buryo zari kuba zarawufashe, byari kugeza ubu ngubu zaranabitangaje ku mujyi zawufashe. Ushingiye ku kuntu zihuse uvuye za Kabamba, ndavuga Kabamba ni mu bice bya za Katana, hegere Katana, uburyo habaye umuvuduko, zihuta cyane zifata ibice bya Kavumu no gukomeza. Icyabiteye rero, izi ngabo zahawe, sinzi niba nabyita amabwiriza, hari ibihugu bikomeye kandi umuntu yavuga ko ari nk'abariye bawo, bisa n'ibiwushigikiye nubwo ibihugu by'abazungu bidahita bibyerekana ku mugaragaro. Ariko ingabo za AFC zasabwe kudasubira kandi gutuma hapfa abaturage benshi cyane mu mujyi wa Bukavu nk'uko byagenze mu mujyi wa Goma. Muribuka ko umujyi wa Goma, umuryango mpuzamahanga uvuga ko haguye abantu bagera mu 3,000, ariko nta maraporo aba arimo ibinyoma bitangwa na guverinoma ya Congo, cyane cyane Minisiteri y'Ubuzima, dore ko ariyo ishinzwe ubuzima bw'abantu nyine, cyangwa se imishinga cyangwa se ama ONG atandukanye mpuzamahanga, niyo yagiye atanga iyo mibare, kandi akenshi usanga atariyo. Ndetse abantu benshi bashima ahubwo uburyo intambara yagenze mu mujyi wa Goma, nubwo abantu bapfuye, ariko umutwe wa AFC M23 wabyitwayemo neza cyane, watumye hadapfa abantu benshi nk'abari gupfa. Ushingiye ku ngabo zari zihari, wahanganaga nazo, kandi zari zifite no kwica abaturage, zagiye zinabica ko FARDC n'abazarendo bagiye barasa uko bishakiye, yewe hari n'abaturage bagiye bica, babicira kugira ngo bacaginga ibyabo cyangwa se babambura ibyabo. Ibyo byarabaye rero. Umutwe wa AFC rero wasabwe kwitwararika muri Bukavu kugira ngo hatameneka amaraso menshi cyangwa se intambara idahitana abantu benshi. Kandi ubwo iyo mpamvu rero uyu mutwe rero wahise witwararika, umaze kugera muri ibyo bice warahagaze kubera impamvu nyinshi, wenda zimwe tutari buvuge hano. Impamvu hari izo tutazi, hari n'izo tuzi, ariko n'izo tuzi zose ntabwo ari ngombwa kuzivuga, bitewe nuko byenda umwanzi yanazimenya akaba yabangamira izi ngabo mu ifatwa rya Bukavu.
ariko icyo byari bigamije kwari kugira ngo umujyi ufatwe nta ntambara ibaye cyangwa se nta ntambara ikomeye ibaye, kuko intambara ikomeye icyo bisobanura nuko intambara ikomeye akenshi iba yaguyemo abantu benshi, abarwana cyangwa se n'abandi bantu, abaturage basanzwe bayigwamo iyo yakomeye cyane. Ni ukuvuga iraswamo ibisasu byinshi cyangwa se igatinda, kandi uko itinda niko ishobora kugira ingaruka mbi ku bantu. Uko byagenze rero, ibyo bihugu bikomeye byasabye umutwe wa FCM 23 kwitwararika cyane umujyi wa Bukavu kugira ngo hatameneka amaraso nk'ayamenetse i Goma, kuko biriya bihugu hari uburyo Kongo yagiye ibibleminga cyangwa se ibigaya ko bisa n'ibyashyigikiye inyeshyamba, kuko Kongo yaratatse bishoboka, yakoze za lobbying, iratabaza, inyura mu bihugu by'inshuti zayo, bimwe birayumva bigerageza kumvisha bino bihugu bikomakomeye bino mvuga bisa n'ibiri mu ruhande rwa AFCM 23, ariko bivunira ibiti mu matwi. Ntibyasaba umutwe wa FC gukora ibyo Kongo yasabaga, wenda birimo guhagarika imirwano, birimo kuva mu mujyi wa Goma, birimo kuva no mu tundi duce. Ibi bihugu rero ariko bigira ipfunwe y'uko abaturage bapfuye bangana kuriya, byamara ntibikondane umutwe ngo bifatire ibihano, cyangwa se ngo bifatire u Rwanda ibihano, u Rwanda bishinja ko rushigikiye umutwe wa FC. Iyo niyo yabaye impamvu rero bitonda. Umunsi w'ejo rero ntabwo barwanye, ahubwo bigiye imbere bukeya gusa begera umujyi wa Bukavu. Ikigenderewe kugira ngo wenda byumvikane cyane, umujyi wa Bukavu barashaka gufatwa nta mirwano ikomeye, yewe cyangwa se nta n'imirwano ihabaye. Niyo mpamvu harimo hakoreshwa strategy ikomeye, irimo gukatinga, irimo kunyura ahandi hantu, irimo kuwinjiramo wenda bawucengeyemo, noneho abo bahanganye cyangwa se ingabo zo ku ruhande rwa leta zikazashiduka ingabo za FC zuzuye mu mujyi, zigahita ziwufata ziriya zigahunga cyangwa se bizitunguye hatabaye kurwana. Twari twahawe amakuru ejo nimugoroba ko ingabo za leta zatangiye kugaruka mu mujyi wa Bukavu. Ayo makuru natwe twarayabonye, kandi amakuru y'ukuri arabasekere bake ngo bari bamaze kugera mu mujyi wa Bukavu, ariko ntitwamenye ngo bari basubiye mu birindiro nka za Kansayo cyangwa handi, ariko byari bikira amakuru. Icyabiteye nuko ingabo zo ku ruhande rwa leta zabonye zihunze umujyi wa Bukavu, nta ngabo zihanganye nazo cyangwa zo ku ruhande rwa AFCM 23 ziwujemo, zishaka kugaruka mu mujyi, ariko zari zitaragaruka. Abazalendo nibo bari mu mujyi, ariko nabwo bakomeza gusahura no guhutaza abaturage, ndetse bibasiraga abaturage b'abanyamurenge bari mu mujyi wa Bukavu, babagoteye mu mazu. Amahirwe abanyamurenge bagize nuko bikingiranye, kandi abazalendo nabo ntaho twumvise bamenye imiryango wenda ngo basanga abantu mu nzu imbere babe babica. Ariko amakuru dufite tubonye mu gitondo nuko iriya strategy twababwiye isa nkaho iri micamo. Ingabo za FC rero M23 zamaze kugera mu mujyi wa Bukavu mu duce dutandukanye, ariko tutari hari agaragara mu mujyi, ku buryo hari icyizere ko uyu mujyi uza gufatwa. Nudafatwa uyu munsi ku cyumweru, ejo kuwa mbere uzafatwa. Mu kuri rero impamvu dukoze kino kiganiro no kugira ngo duhumurize inshuti cyangwa se abafana ba AFCM 23 bari baciwe intege n'abantu wenda bacika intege vuba, cyangwa se bafite iyindi ntego, babesha ko ari umuryango mpuzamahanga wabategetse kuva muri Bukavu, nka kwa kundi igihe cya General Laurent Nkunda n'igihe cya nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi, igihe bafashe uriya mujyi ngo bagasabwa kuvamo. Sinzi ko byanabaye, ababivuga sinzi aho babikuye, nta nubwo byabaye. General Nkunda cyamukuye Bukavu kirazwi, nuko atumvikanye na mugenzi wiwe nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu.
ibindi biganiro bakoranye byo mikoranire cyangwa se ibindi byari gukurikira nibyo batumvikanyeho. Bamaze kutumvikana rero General Rankunda ahitamo gusubira iyo yari yavuye. Nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi hamwe n'ingabo ze nawe wari wasigaye muri uwo mujyi, ingabo za leta zaje kumurusha imbaraga, zaje kuza ari nyinshi, abonye ko atabasha guhangana nazo ahitamo kuva mu mujyi wa Bukavu. Ntabwo rero umuryango mpuzamahanga wigeze utegeka bari abasirikare kuva mu mujyi wa Bukavu, ntabwo byabaye. Ariko nabonye abantu bagiye babihuza ngo niko bigiye kumera, kandi ngo ziriya ngabo rero zitegetswe ngo kuva mu mujyi wa Bukavu kugira ngo hagaruke ingabo zo ku ruhande rwa leta. Ibyo ntabwo byabaye, nubwo ibyo bihugu bikomeye bivuga ari kijyana hari ibyo zategetse cyangwa zasabye izi nyeshamba za M23. Icyo kudafata umujyi wa Bukavu ntikirimo, yewe no gusubira inyuma nta birimo. Ibyo zazitegetse rero ni ibingibi tuvuze, no kwitwararika mu ifatwa ry'umujyi wa Bukavu ntiyapfe abantu benshi. Nibyo byatumye rero izi nyeshamba zitarwana ku munsi w'ejo, zisa n'izigabanyije cyangwa se zihinduye umuvuno uko zari zisanzwe tuzizi, zikaba zirimo zikoresha ubundi buryo, ku buryo muza kumva Bukavu yafashwe hatabaye imirwano cyane, nta n'abantu bapfuye benshi, dore ko kugeza ubu ngubu hari n'amahirwe nta baturage benshi twumvise bapfuye, kandi niko byagenze. Nuko rero zitwararitse wa mugani ntizihuta ngo zihite zinjira mu mujyi, byenda hari kuba imirwano yari kugwamo abaturage. Sinzi nimba mbisobanuye neza, ariko ngira ngo abumva bumvise. Muri make nuko byagenze. Nta byabaye byo kuvuga ngo umutwe wa M23 ngo ntufate umujyi wa Bukavu. Sinatekereza ko Bukavu ariyo baha agaciro cyane kuruta umujyi wa Goma. Uko bisigaye bimeze cyangwa se bigaragara muri imyaka ya vuba, umujyi wa Goma niwo usigaye usa nkaho ufite agaciro kanini, bitewe na kiriya kibuga cy'indege mpuzamahanga. Buriya niba ufite ikibuga cy'indege mpuzamahanga, kiriya kibuga cya Bukavu ntabwo ari mpuzamahanga, nta ndege ishobora kuva hariya ngo ujye hanze ya Kongo. Ariko ikibuga cya Goma ni mpuzamahanga, indege ziva hariya zijya mu mahanga. Hariya ni naho mu ijisho ry'amahanga cyane. Goma ubu nyine yabaye capitale regionale, niyo inyuzwaho ibintu byinshi, amabuye y'agaciro ava muri Kongo ajya mu bihugu byo hanze, ni hariya anyuzwa. Rero uyu muryango mpuzamahanga cyangwa ibyo bihugu bikomeye nta kuntu byari kureka gutegeka inyeshamba za FC kuva mu mujyi wa Goma no gufungura ikibuga ngo nimara umuryango mpuzamahanga ushira imbaraga umujyi wa Bukavu ngo ubuze inyeshamba kuwufata, nkaho uriya mujyi ari ufite akamaro kanini cyane. Umujyi wa Goma rero ni wabaye nka mukuru, bitewe nuko ufite ikibuga mpuzamahanga, niho hanyuzwa ibintu byinshi, niho n'imishinga mpuzamahanga myinshi iri, cyangwa se ibyicaro byayo. Uriya mujyi rero ni ufite imishinga ikomeye y'abazungu. Kuba rero batarabuje inyeshamba kuwufata cyangwa se bataritegetse kuwuvamo, bigaragara ko nta pressure yaba ibuza inyeshamba gufata umujyi wa Bukavu. Uko niko byagenze rero. Amakuru tubonye mu gitondo nuko izi nyeshamba noneho zinjiye mu mujyi, bitandukanye nuko byari byavuzwe, wenda ngo turabona n'amavideo cyangwa se haba akavuyo nyine, haba intambara twumve barimo barasa. Ariko amakuru dufite yizewe nuko zamaze kugera mu mujyi, ariko zirimo zirakoresha strategy za gisirikare zidasanzwe kugira ngo uyu mujyi zize kuwigarurira nta bantu bahaguye cyangwa se hatabaye kurwana kunini. Reka dusoreze ahanga, nako tutarasoza reka tubabwire amakuru yandi twamenye y'ibyabaye ejo Uvira, cyangwa se mu gace kegereye Uvira. Abazalendo barashe ku ngabo za leta FRDC, bazicamo izo tutaramenya, izindi zirakomereka, ndetse bangije n'imodoka bari bafite. Ku buryo icyo bapfa nuko abazalendo barabona ingabo zigenda mu modoka bakagira ngo zirahunze, bagashaka kuzambura imbunda, kuko bo biyita ko ari bo bakunda igihugu cyane cyane agace kiwabo,
bashaka kugira ngo babone ibikoresho byo kukadefanda. Uko niko byagenze rero. Ako ni akavuyo kari hagati y'ingabo za leta ndetse n'abo bazalendo. Umuntu atatinya kuvuga ko ari ingaruka zo guha abazalendo intwaro. Tubibutse ko abazalendo bagwiriyemo ni za mayimayi nyinshi ziba zarakoze imyitozo zihita zijya mu ishyamba gusa, zabona imbunda zigatangira kuyikoresha nta discipline yindi, zitaranigishwe n'uburyo imbunda ikoreshwa. Reka dusoreze rero aya makuru angaha tubashimira cyane, kandi dukomeza kubiseguraho cyangwa se kubasaba imbabazi kuri ariya makuru twari twababwiye atariyo. Tunabizeza ko tuzakomeza kubakurikiranira uko intambara igenda, nuko izagenda ifata indi ntera, n'uburyo izagenda igera mu bindi bice bitandukanye, tuzagenda tubibabwira. Murakoze rero, reka dusubikire ahangaha nanone tubasaba wa musanzu duhora tubasaba. Ku batarakora subscribe bayikora kugira ngo bazahita babona ibiganiro byacu twumara kubishiraho. Abakoze subscribe nabo ibiganiro badufashe kubisharinga bigere ku bandi bantu. Nako si ibiganiro na aya makuru tubagejejeho y'ukuri avugwa uyu munsi, ndetse tunakosora n'ibyari byavuzwe ku minsi kuwa gatanu. Duvari kuwa gatanu nibwo twakoze update tubabwira uko byifashe. Mu bisharinge ndetse mukande na like, kusharinga nugira ngo bigere ku bandi benshi, bityo nabo bazajya bumva amakuru tugenda tubagezaho. Murakoze rero, nakagaruka.